uwo munsi rero nugera ndavuga uriya uheruka indi uriya bahanuye kera usa n'igisakuzo noneho ubu ugiye kugera. Uwo munsi rero nugera inyenyeri zizava mu kirere izuba rizazima burundu ukwezi kuzimate aho rero kaza bakabaye. Imigezi yose izakama ibirunga byose biruke umuyaga uhuhe cyane ibicu byigireyo azikeze zicyo mu ijuru. Aya magorofa n'amazu amato n'amamodoka yose uwo munsi nugera bizayirimanaho ako wabo byahogoje. Ubwo hazaba marayika bakoranya abantu b'isi yose abirabura n'abera abepfo na ruguru nyuma hakurikira urubanza. Amadini yose azaba imwe ururimi havugwe rumwe ubwoko buzaba bumwe gusumbana biveho ariko intebe zibe ebyiri. Mbega amarira n'imiborogo mbega birasi ngo baramwara mbega abagome ngo baragorwa uwahogoye agahozwa ese wowe uzaburiye. Bizashira ishyari n'itiku bizashira ubugome n'agasuzuguro akarengane kaveho hari benshi bazaruhuka. ibwirira rata mugenzi we twishinga bariya bose ugeze witegura inkuru zasiga imusozi cyangwa uzavuga sinamenye. Nkugira inama subiza ibyo waba waranyanganyije abandi ibyawe n'abakene wibuke kuri umugenzi kandi kugiye kugerayo. ukwirase uti bizashira uroye ikijisho uti bizashira ukurenganyije uti
uti bizashira, abo bose ubihorere, ngo bazabyibarizwa. Kwangura nuko uti bizashira, uko utwaye utwawe uti bizashira, ukwiciye abawe uti bizashira, abo bose ubihorere, nibo bazabyibarizwa. Byera de, umutima wawe uhora ukeye, urukundo rusumba y'amahano, urangwe n'ubukiranutsi, aho uzaba ubaye umushishozi. Mana ibiganza byera de, umutima wawe uhora ukeye, urukundo rusumba y'amahano, urangwe n'ubukiranutsi, aho uzaba ubaye umushishozi.